natangira nkwibariza wowe nkurikiye muri aka kanya, ese wumvishe ijambo Buddha wumva iki? Iki kibazo harabona kibajije, bamwe bansubiza bambwira bati Buddha cyari ikigirwamana, abandi bati yari intumwa y'Imana, ariko abandi bati yari umuntu usanzwe nk'abandi bose. Gusa hari bamwe muri bo bagendaga bifata bavuga ko nta kibabiziho. Ese wowe yumvishe ijambo Buddha wumva iki? Tubahaye ikaze mu kiganiro menya kandi usobanukirwe, ikiganiro tumenyeramo byinshi tutari tuzi. Ni ikiganiro mugizweho na Francis Nkurunziza, tukaba tubasaba kandi ko mwashigikira iki kiganiro mukora handitse subscribe. Reka duse nk'abasubira inyuma mu bihe, maze tugire mu myaka 2500 ishize, ahagana muri 480 mbere y'ivuka rya Kristo. Mu gice cya Nepal y'ubu ngubu hariho umwami akagira umwana, uwo mwana akaba igikomangoma cy'ubwo bwami. Icyo umwami yifurizaga umwana we kwari kuzaba umwami w'igihangaje, akazayobora ubwo bwami yayoboraga bukazaguma kuba igihangaje. Gusa ariko umunsi umwe yaje gutengurwa, yaje guhanurirwa ko umwana we azaba umukuru w'abemera runaka mu by'iyobokamana. Ibi ni ibintu uwo mwami atifurizaga umwana we na gato. Mu kugira ngo ibyahanuwe bitazasohora ku mwana we, yakoze ibishoboka byose kugira ngo umwana we atazigira amenya ibibera hanze y'ingoro y'ubwami. Uyu mwana, iki gikomangoma cyitwaga Siddhartha Gautama. Iki gikomangoma nta muntu n'umwe wari wemerewe kumubwira iby'imibabaro ibera hanze y'ingoro, nk'inzara, uburwayi, kutagira aho kuba, ubumuga ndetse n'ibindi byose bibabaza mu buzima. Uyu yahabwaga buri kimwe cyose akeneye mu buzima ngo akunde ahore yishimye. Yahabwaga ibyo kurya n'ibyo kunywa byose uko abyifuza, agahabwa imyambaro n'imitako yifuza yose. Ikirenze kuri ibyo, bareba umukobwa mwiza kurusha abandi bose muri ubwo bwami, baramumushingira ngo ajye amwitaho uko bikwiriye. Nk'uko mubyumva, ibi byari bihagije ngo yazibere mu buzima bwiza bwishimye. Nanjye ubwanjye ntekereza ko ari njye uri kuri iyo ntebe, ahari ko ari nta kindi kintu icyo ari cyo cyose nakwifuza muri ubu buzima. Gusa igitangaje, nubwo ariko byari bimeze gutyo, ku myaka 29 y'amavuko yatangiye kumva ashaka gutembera. Yasabye ko bamuha ifarashi n'igare ryaryo, asaba ko bamuha ifarashi n'igare ryaryo ritatse neza, bamushyiramo n'ibindi bintu by'agaciro byinshi. Igikomangoma Gautama Siddhartha asohoka ingoro y'ubwami atyo. Ntibyatinze, agisohoka mu ngoro yatunguwe no kubona ubuzima yasanze hanze aho. Abantu baguwe n'ubuzima, basabiriza, abakora imirimo y'imvune ku rwego ndengakamere, abarengana, abanafite kivurira, abatagira aho baba n'ibindi bigoye muri ubu buzima. Kubona ibi byabaye intangiriro yo kuba Buddha twumva ubu ngubu. Ubwo Gautama yarimo agenda, yaje guhura n'umugabo utagira aho aba, ubona ko agowe cyane mu buzima. Gautama Siddhartha yese ava ku igare ryo ku ifarashi, yegera uwo mugabo, batangira kuganira. Byarangiye amugabiye ibyo yari yitwaje byose by'agaciro, harimo rya gare n'ifarashi, nuko akomeza inzira yerekeza muri rubanda rugufi. Uyu yamaze imyaka 6 akora imyitozo ya yoga ndetse na meditation, yiyiriza ubusa, atarya nk'uko byari bimeze mbere. Yifatanyije n'itsinda ry'abamonko bakoreraga iyo myitozo kure cyane mu ishyamba. Ubwo yari yicaye munsi y'igiti akora meditation, ku buryo ibitekerezo byose abyerekeza ku kintu kimwe, ku buryo nta kindi kintu yumvaga icyo ari cyo cyose usibye ibyo bitekerezo. Ubwo aho yibazaga icyaba gitera umubabaro. Yaje kubona ko ari nta yindi soko y'umubabaro usibye ibyifuzo byacu tugira. Kuba utagira ibyifuzo ibyo ari byo byose, ukuntu kuba usukuye rwose. Buddha. Ibyo byose byabaga Gautama yibereye munsi y'igiti cyitwa Bodhi, akaba ari naho Gautama Siddhartha yamurikiwe, ubwo ahabwa izina Buddha. Ubwo abageze ku cyo bita Nirvana mu iyobokamana tumenyereye twagereranya n'ijoro. Buddha bisobanura uwakanguwe, uwamurikiwe, agakurwa mu bitotsi byo kutamenya, ubujiji ndetse n'urwango biduheza mu mwijima w'umubabaro no kuba imbohe ku byifuzo byacu, ahubwo tukaba mu mucyo w'ukuri n'urukundo no gusobanukirwa. Tukimara gusobanukirwa Buddha uwo ari we, twahita twibaza duti, ese BUDDHISM ni iki? BUDDHISM ishobora kuba ubwoko bw'iyobokamana cyangwa se ubwoko bwa filozofi, ari byo curabitekerezo. Ishobora kuba kandi uburyo bwo kubaho, uburyo bw'imibereho. Ibi byose nibyo. BUDDHISM ni iyobokamana, ikaba filozofi kandi ikaba uburyo bw'imibereho. Hano tuhakura urujijo. Kuba ukurikiza amahame ya BUDDHISM ntibivuze ko buri gihe usenga cyangwa se uramya Buddha. Gukurikiza amahame ya BUDDHISM ntibivuze ko ubwo utaba umukristo
umuyahudi cyangwa se umuyisilamu. Iyo witegereje neza usanga ibyo BUDDHISM yigisha bitajya kure cyane y'iby'ubwo bwoko bw'iyobokamana bwigisha. Icyagutangaza, uraza gusanga amahame ya BUDDHISM hari aho ahurira nayo muri ayo madini yandi. BUDDHISM igendera ku mahame shingiro agera kuri 4: Dukkha, Samudaya, Nirodha ndetse na Magga. Dukkha. Muri iri hame Dukkha rivuga riti ubuzima bugizwe no kutanyurwa ndetse n'imibabaro gusa. Hano niho dusobanurirwa umubabaro icyo ari cyo. Samudaya. Muri Samudaya ho bavuga ko uku kutanyurwa n'umubabaro uhoraho tubiterwa no guhora twifuza ndetse no kwizirika ku bantu n'ibintu tugira muri ubu buzima. Nirodha. Muri iri hame Nirodha ho dusangamo ko turamutse turekeyeho kwifuza no kwizirika kwacu, ibyo byose byagera ku musozo. Magga. Muri iri hame Magga ni inzira itugeza ku kureka guhora twifuza ndetse no kwizirika ku bantu n'ibintu ari byo bidutera kubabazwa kose tugira muri ubu buzima. Ese ni inzira dukwiye gucamo ngo tugere ku musozo w'imibabaro, ari byo Nirvana? Dore inzira ni iyi: kureba gutunganye, ibitekerezo bitunganye, imvugo itunganye, imyumvire itunganye, imigenzereze itunganye, kubana n'abandi neza bitunganye, kwigenzura n'ibindi bikorwa byose dukora byose bikaba bitunganye. Iyi niyo nzira yatugeza kuri Nirvana. BUDDHISM igendera kandi ku cyitwa karma, the law of cause and effect. Ihame shingiro rya karma rivuga ko ibitubaho biva n'ingaruka z'ibyo twakoze mu gihe cyahise, kandi ibyo dukora ubu ngubu akaba ari byo bizatugaruka mu hazaza, byaba byiza cyangwa se bibi. Ni nka kwa kundi Abanyarwanda nabo bavuze bati gira so yiturwa indi. Ese niki BUDDHISM ivuga ku kiba nyuma y'ubu buzima? Ese yaba yemera ijuru? BUDDHISM ivuga ko umuntu cyangwa se ikindi kinyabuzima nyuma y'ubuzima bumwe ashobora kwimukira mu bundi buzima, ari byo byitwa reincarnation. Ibi abakristo n'abayisilamu ntabwo babyemera, bo babifata ukundi, usibye ko bitewe n'imfuruka ureberamo ushobora gusanga bidatandukanye cyane. BUDDHISM ivuga ko iyo umuntu amaze kumurikirwa ageze mu cyo twagereranya n'ijuru Nirvana, aho imibabaro n'ibyifuzo byose biba bimaze kugera ku musozo. Ibi ni bimwe mu byo wamenya kuri BUDDHISM. Tubararikira gukurikira ibindi biganiro byacu aho tuzagenda turebera hamwe byinshi byiza. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikorohera kukugeraho. Byari ibyo, nakagaruka. Inkuru za 250.